Inkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yabereye muri gare ya moshi yasangijwe n'abantu inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Nubwo abari muri iyi nkuru n'igihe yabereye bitamenyekanye, ndizera ko iherezo ry'iyi nkuru riri bukore ku mutima. Ubu mureke tujye kuri video. Igice kirenga cy'abantu baturiye isi gisangwa mu bihugu bya Aziya. Ijambo akavuyo mu gihe ribongamira abantu, iri jambo muri Aziya ni igice kimwe cy'ingenzi cy'ubuzima bwabo. Ubu abaturage mu Bushinwa bamaze kugera hafi ya miliyari imwe n'igice. Ahantu ko mwakora kose muba mugomba gutegereza ku murongo buri kanya, amatraffic mu muhanda adashira no kugenda mufunganye mu binyabiziga. Mu Bushinwa kubera ubwinshi cyane cyane bakoresha gari ya moshi kubera ko ukurikije ibindi binyabiziga irihuta, ariko nabwo iyo mubashije kuyinjiramo ntanabaze kugenda wicaye. Inkuru yacu tugiyeho naha yabereye. Umukobwa muto wavaga kuri sitasiyo ya mbere ya gari ya moshi agana ku ya nyuma yinjiye muri metro cyangwa se muri gari ya moshi, dore ko ari nawe wari uwa mbere maze ahita afata umwanya wo kwicara. Iyi metro ukurikije izindi yagiraga akavuyo bikabije, yuzuriye kuri sitasiyo ya mbere kandi n'abagendaga bahagaze bari benshi bishobotse. Metro yigiye imbere, igeze kuri sitasiyo ya kabiri umusaza umwe yinjiramo maze ahita ahagarara neza imbere y'aho wa mukobwa yari yicaye. Umugabo yari ashaje cyane ku buryo kugenda ahagaze bitari kumukundira. Umukobwa yarebye iburyo n'ibumoso, ariko mu bicaye ku ntebe nta n'umwe wahaye umwanya umusaza. Buri wese yabonaga umusaza ariko yigiraga nk'utamubonye kuko ntawifuza kugenda ahagaze. Umukobwa ntiyabyihanganiye, yarahagurutse abwira umusaza kwicara mu mwanya we. Umusaza yaramwenyuye maze ashimira umukobwa. Muri gare ya moshi yuzuye, umukobwa yarahagurutse maze umusaza yicara ku ntebe. Amasitasiyo menshi yari amaze kurengwa, ariko nta mwanya wo kwicara wabonekaga, ahubwo gare ya moshi yarushagaho kuzura. Umusaza yitegereje umukobwa wamuhaye umwanya, abona ko guhagarara biri kumugora. Mu by'ukuri yiteraga hirya no hino. Umusaza ntiyasobanukiye impamvu uyu mukobwa biri kumugora guhagarara. Yahamagaye umukobwa ati, "Mwana wa, niba ushaka ngwino wicare mu mwanya wawe." Umukobwa yaravuze ati, "Njye ndahagarara." "Ndabashimira ariko kwicara kwanyu nibyo bikwiye." Umukobwa mu by'ukuri yari ateye ubwuzu. Umusaza nubwo yamuhatirije kwicara, yaramubwiye ati, "Ntimugire ikibazo, njye meze neza," kandi amwenyura. Haciye akanya gato, umusore umwe muto yahagurutse aho yari yicaye kugira ngo asohokere kuri sitasiyo bari bagezeho. Umukobwa yari ahagaze hafi y'umuryango, maze uyu musore akimubona aramubaza ati, "Kubera icyo uhagaze?" Maze umukobwa amwereka umusaza, arangije aravuga ati, "We ntiyari abashije guhagarara, nanjye namuhaye umwanya." Mu gihe bahindukiye barebye umusaza basanga yasinziriye kubera umunaniro. Umusore akimara kubwira umukobwa ati, "Ariko we ntiwabasha kugenda n'amaguru," abantu bari babakikije batangiye kubarebana amatsiko. Ntabwo bari basobanukiwe icyo uyu musore ashatse kuvuga. Umusore yaramubwiye ati, "Mfite inshuti yanjye yicaye, nayihagurutse ukicara nimba ubishaka." Umukobwa ntiyashoboye kwihanganira ihatirizwa ry'umusore, yaremeye, n'ubundi nta mbaraga yarasigaranye zo kuguma ahagaze, ariko nabwo yageragezaga kutabigaragaza. Umukobwa yasatiriye wa musaza maze yunama imbere ye. Buri wese yari ahanze amaso ibiri kuba. Yari ameze nk'aho hari icyo yari agiye kubwira umusaza, ariko umukobwa yarunamye akabakaba munsi y'intebe umusaza yari yicayemo maze ahakura imbago. Abamuhanze amaso bari batarasobanukirwa icyo ari cyo. Izi mbago zari iz'umukobwa, kumva umukobwa yari afite ubumuga bwo kutagenda. Mu by'ukuri kugenda kwe nta mbago byari bimugoye cyane bishoboka, ariko kugira ngo ahe umwanya umusaza yakoresheje imbaraga ze zose afite afata aho abonye. Uyu mukobwa n'ubumuga yahaye umwanya w'umusaza, yihanganira guhagarara kandi atanabibashije, mu gihe abasore bato bari bamwicaye iruhande ntacyo bari bitayeho. Nyuma y'ibi umukobwa yakoze, buri wese yarumiwe. Kubera isoni n'ikimwaro ntibabashaga kureba mu maso y'umukobwa. Umukobwa nyuma y'ibi yarebye umusaza amwenyura maze amusezera turabeho. Umusaza akibona umukobwa agenza imbago ntiyabashije gufata amarira. Iyi nkuru yakoze ku mitima y'ibihumbi by'abantu. Mu buzima bwacu bwa buri munsi twese akenshi ibinyabiziga turabitega. Ibinyabiziga nka bisi igihe byuzuye, abenshi mu bicayemo hari abashyiramo kuteri bagafunga amaso
bamwe bakigira nk'abasinziriye, hari n'abareba hanze nta guhindukira bakamera nk'abatabonye abantu. Ariko abatwite, abarwayi, abashaje mu by'ukuri nibo bagenda bahagaze kandi ari bo bagomba kwicara. Mugenda mwicaye mu mwanya mwishyuriye amafaranga yanyu, yego ni uburenganzira bwa buri wese, ariko ntabwo byashoboka ko buri wese agenda yicaye kubera ububasha bw'ibihari. Gutekereze mufite umudamu utwite mwateze bisi ariko ntawe umuha umwanya, cyangwa wenda papa wanyu cyangwa mama wanyu barashaje cyane kandi mugomba gutega. Muri kamere ndemano yanyu mwategereze ko abantu babaha umwanya. None se ibyo mwifuza gukorerwa kuki mutabikorera abandi? Iyaba buri gihe twakishyira mu mwanya w'abandi bantu, icyo gihe nibwo ubuzima bwacu bwaba bwiza kurushaho. Kubwo gutera inkunga channel yanjye, mukoze like na subscribe byanshimisha. Tuzabonana mu yindi video, mugire ibihe byiza.